ubundi wajya umenya abantu ukina na burumbu nagukubita nkana kwica ngewe undeba ubundi wagiye wiyubaha ariko niyubaha gute ngewe niyubaha gute bundi kurusha ibindi byose niba umuntu ugenda ukazajya uzana ibyo kunsuzugura ngewe yo kunsuzugura kanini ngewe ubundi yo ngewe urabona nyine nta kintu nkeneye ubu ngubu ukeneye iki se kandi kutambwiye nyine uri kubona amagaza aha nta kintu nkeneye ntacyo ndi kubona ese kutakimbwiye iyi myenda rero idakeneye kumeswa nyine ntabwo ikeneye kumeswa ni ukuza papa yarakuzanyerwa wicaye ahangaha nta kintu uba umaze kwirirwa wicaye gusa nyine uri kumva aricyo kintu kigushimishije nese uyu munsi ko ari muri wikendi wagira ngo nkore iki ko nagombaga kuruhuka nanjye ugomba kuruhuka gute ugomba gukora umunsi ku wundi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere kuko ntabwo waje ahangaha kwirirwa wicaye ahangaha mbese nazanywe n'iki wazanywe rero kugira ngo ukore imirimo yawe yose yo mu rugo byakunanira ugatumuka ugasubira iyo wavuye tuzi iyo waravuye se ubundi nese hari ubwo ari we washatse wa mwana si njye wagushatse ariko nyine njye nanjye ndi mu burenganzira njye hano mfite uburenganzira bwo kuwagusura cyangwa kuwakurikira waranzanye se niwe wampamagaye ngo nze mbe muri uru rugo nyine papa yarakuzanye niba papa yarakuzanye ugomba kujya ukora ibyo nanjye nshaka nk'umwana we ese ibinkorera nibyo wakoreraga mama wawe ko mama ibintu byose yarabyibwirizaga akabikora ntabwo yakoraga nkawe wese ubundi uteganya no kuba umuntu w'umubyeyi uba usura umubyeyi hano rero muransetsa ubu uzajya ufata ibintu byose bigire ibintu by'imikino biri aho ngo mama ngo nukora amufatanya kudahaguruka se ngo ujye kubimeza ntabwo ndi imashini yereka mubwire ibi bintu ngiye bizasubirwamo ndavuze ngo haguruka ujye kumeza iyi myenda ndagenere nkwihanganira ko ngiye kubwira ngo igihe wahera unyihanganira ubundi wajya umenya abantu ukina na burumbu nagukubita nkana kwica ngewe undeba ubundi wagiye wiyubaha ariko niyubaha gute ngewe niyubaha gute bundi we wagiye wiyubaha wowe niba utiyubaha se njye nzakubaha gute ibintu by'imikino hano ubigabanye na papa narabimubwiye namubwiye ngo ngende mukazajya munzanaho imikino urakanda mu matelefone ukansuzugura cunga sana ngaruka utarayimesa uzabona uri i Rwanda ese bro ko waza ko mbona wazindukiye hano nazindukiye hano naranje kureba umuhungu wawe Pasco ako nyine nasanze naho hari Mafieri uragezwa n'amahoro nta kibazo ariko umuhungu wanjye se umuhungu wawe nanjye kugira ngo tugire ibyo tuganira kuko nabonye hari ibintu asigaye akora bitari sawa mwibike se cyane akora bitari sawa uzi ko asigaye atoteza uriya mugore wawe aramutoteza cyane none hari igihe nigeze kuza nje kumureba nsanga ari kumutuka amucira mu maso umwana wanjye Pasi ni uriya Pasi nibyariye nzi ibyo bintu se madamu atabimbwiye ntabwo wenda ashobora kuba yaratinye kubikubwira ariko uriya muhungu wawe afite imico mibi pe afite imico mibi ushaka ukuntu umwigisha kuko aramutoteza niba amugaburira akamuha icyo kurya akamufurira ibintu byose kwicaza n'ibyo urabugomye agatinyuka nyina wabo uriye nahageze ari kumucira amubwira ngo gufura imyenda ngo ugira ibiki ngo wirwa wicaye ngo waje kwiga wicaye hano nose umukozi uriya kari umugore wanjye n'umugore we aranakuze yakagombye nawe no kuzajya byikorera umugore wanjye ntabwo yaje kuba ingorofani y'uru rugo ariko niba atari amagambo ndamukurikirana mbimenye neza ibyo bintu icyo kintu rwose kimenye pe icyo kintu nsanze ari byo umenye ko atotezwa kandi nawe ngira mugore yito ariko se ubundi reka mubaze ivyo muri uru rugo ubundi bumenye ati bimenye gute erega Pasi ni niga yanjye ibintu byose byabereye muri uru rugo aza akambwira niba batonganye
byose akaza akabimbwira. mbega uri umunyamabanga we. Ndi umunyamabanga we niko twabivuga. None se wowe umugiriye iyihe nama? Yewe ikintu namubwiye ati se ni gute wifata ugatoteza umuntu ukugaburira, umuntu ukumenyera buri kimwe cyose? Njyewe mu by'ukuri reka mubwire, uriya mugore wanjye ni njye wamwishakiye kandi ndamuzi agwa neza. Urumva namuzanye ubwo nyakwigendera mama uriya muhungu wanjye yararangije kwitaba Imana. Namuzanye kugira ngo akomeze amube hafi, amumere uburere. Nanjye ejo nacaho. Ikibazo ni uko uriya muhungu atamenya ko, niyo mpamvu atamenya ko ari imfubyi. Yitwara nk'umuntu utari imfubyi, akumva ko ibintu byose bigomba kugenda uko abishaka. Nsigaye mbona yambaye n'ipantaro none yigera hano. By'abasore se tubizi nyine. Erega ni generasiyo. Generasiyo siravuga ngo tumuco. Ntabwo ari guta umuco, nawe wenda hari ryarengera. Ngo nyira agomba kwisubira nzamugira. Uriya muhungu wanjye namuriye kaminuza agiye kwirangiza, sinzi nk'umubutsi y'umukobwa yaje. Sinzi agacu nashidutse mbona umuhungu araho. None ishuri riramunaniye, agiye no kuza kumenyera umugore wanjye. Oya, ibi ntabwo byumva. Ubwo nyine wowe ndabikurikirana. Ngewe ndakubwiye urumva, ibyo ni nk'ibanga mubwiye nk'ibi. Ese kumwegera mubwira ati kora hano shabura umugabo. Usa na so kandi. Usa na so. Rega ngewe ntabwo ubundi baravuga kumira icyaha kitaraba, kuko niba atangiye gutyo mu minsi wasanga yanamukubise ahubwo yamuciye mu. Urabizi yamukubise? Nsanze iryo kosa yarikoze. Byonyine no kumucira mu maso. No guhita muzanira, no guhita mujyana muri ribu shishitabona.